ndazenga mburaho nerekera ngisoni ndazenga umukozi musore kabisa haza nifundi nyuma y'abantu ndaswa nifundi nyuma y'abantu babantu nifundi nyuma kampunga kubera ko bari bakuzi ndazenze ndaturika ndarira kurira bene kujya kw'abantu kandi amamvuza induru ndarira ndashavura ndarira namanegamirizo ndaruha namanuka gukeneza neza namanika ndaramza neza namanika hasi nishavu mu rubunga abantu buzuye igitangaza cy'abantu mu rubunga abantu buzuye bose bamacicika bamaze amajambo amazega kubera ko bari banzi n'abarya nabo mbadabakije hari umugabo umwe hano hawupinga ati hano hari umuntu wawe muzehe Kabunda ikiyo ati muno hari umuntu ikiyo uriya mugabo isombo nigabo rukema ati naje ndamubonye ati hari umuntu hano wawupinga ko turavuga karaseka ibintu datuvuga satangiye kunkurura ikote bicara hasi batavuga ibindi nicaye hasi atarije wicaye yo nasi yankuriye ikoti inyuma nawe irakandikira nijoro murakaze bene data kubw'uyu mwanya mwiza twabateguriye kandi mwagiye mudusaba buri gihe nubwo ubusabe butari ubw'abantu benshi kandi n'abadusabye si bake batubwira ko muri ibi biganiro tuganira bijanye n'ijambo ry'Imana hari ukuntu bifasha ubugingo bwa benshi kandi bigatera abantu intege bikanabakomeza. Turi mu kugenda duhindura ibiganiro ariko byose biba bishingiye no ku ijambo ry'Imana kuko nibyo twahisemo niyo nzira yacu nibyo bituraje ishinga mu mitima no kugira ngo turebe ko abantu barushirizaho kumenya Imana no kumenya ibitangaza n'imirimo y'Imana ndetse tukanamenya n'ihamagarwa ryacu ko twahamagawe gukorera Imana. Abantu basigaye babyita ngaho ari akazi umuntu ashobora kugenda akabyigira yamara kwiga akaza yego birashoboka ariko nguko Bibiliya bigaragaza cyane igaragaza ko gukorera Imana ari umuhamagaro. Imana izihamagara umuntu yamara kumuhamagara akinjira muri uwo muhamagaro akayikorera ariko mu mirimo itandukanye. Turabakiriye rero ku migabane y'isi abantu bashobora kumva ururimi tuvuga murakaze Imana ibaheze umugisha. Uyu munsi kandi twabazaniye umukozi w'Imana birashoboka ko hari abamuzi dore ko social media zabaye mukamubona avuga ubutumwa bwiza bw'Imana. Uyu munsi rero twagiriwe amahirwe bwo kumutumira kumusaba ngo aze dukorana ikiganiro kijanye n'ibyo turi buze kubabwira. Turashimira Imana rero turashimira Imana ko yatwemereye akaduha uwo mwanya. Umukozi w'Imana turakwishimiye tugwaye kaze kuri uyu murongo w'ikoranabuhanga. Ndizera neza ndashidikanya ko uri buze kubera abantu benshi igisubizo biciye mu magambo uri buze kutuganiriza. Wenda hari aho abantu baba babohewe Imana ishobora kuhabakura, hari ibyo abantu batazi babisoma mu ijambo ry'Imana bakavuga bati ni imigani ariko bifite abo ababigezemo ababibayemo ababigendeyemo. Reka rero mbere tutarasoma ijambo ry'Imana ngo tuze kunavuga n'ikiganiro cacu ese kirashingira kuki cyane, reka tubanze tuguhe umwanya tuguhe kaze kugira ngo wibwire abagiye kudukurikirana bamenye umuntu wari we niwo tugiye kuganira. Urakaza Imana iguheze umugisha. Murakoze mushumba. Murakoze reka mbibwire kuko umushumba amaze kubivuga nyine birumvikana ko abantu bose batatuzi. Nitwa Aloys ndo pastori mu itorero rya Foursquare rikorera Kabuga. Ndo umugabo ndubatse mfite umuryango munini. Mfite abana barindwi abahungu batandatu n'umukobwa umwe. Mfite abuzukuru bane mfite abakazana bane. Wagiye nagiye iminsi ndayiteka ndayireba iyo umuntu bamaze kumwita sogoko iyo umuntu amaze ugenda ukazumva uraremereye uraremereye ego. Asante sana murakoze cyane Imana ibaheze umugisha. Ngira ngo murumvise uwo ari we kandi tugiye kuganira n'umuntu ukuze ho gato
dore ko abantu basigaye bananga ko baba bita ngo barakuze. Ariko rero rwose ibyo tugiye kuganira n'ibyo aganira n'ibyazi n'ibyo yabayemo n'ibyo yagendeyemo arabizi neza, kandi turashimira Imana. Reka rero tubanze dusome ijambo ry'Imana, hanyuma turi buze kuza kuvuga ikiganiro tuganiraho, kandi tumuha umwanya atuganirize. Ndabizi ko tunezerana. Haravuga ngo Abakorinto ba mbere igice cya mbere umurongo wa 26 n'umurongo wa 27, ndetse yego twasoma iyo mirongo yombi gusa ntitugiye kwisobanura, ariko niyo dushingiraho dukuramo ijambo k'ijambo rimwe gusa. Haravuga ngo muzirikane guhamagarwa kwanyu bene data, yuko ab'ubwenge bw'abantu bahamagawe atari benshi, n'abakomeye bahamagawe atari benshi, n'imfura zahamagawe atari nyinshi. Murongo wa 27, ahubwo Imana yatoranije abaswa bo mu isi ngo ikoze isoni abanyabwenge, kandi yatoranije ibinyantege nke byo mu isi ngo ikoze isoni ibikomeye. Murakaze mu ijambo tugiye kuganira uyu munsi, ariko murumva ko iki ijambo ry'Imana Pawulo yandikira Abikorinto. Muza amateka ya Pawulo, yari umuntu ukomeye, yari umuntu wize, yari umuntu uzi ibintu byinshi, yari imvuzi. Amateka yiwe asanzwe mu buzima busanzwe muyakurikiranye mwasanga yari umuntu uteye ubwoba ku bumenyi. Hanyuma ngo aze kuza mu Mana yakoze ibintu bikomeye, aza kwandika aya magambo y'igitangaza agaragaza abantu Imana yagiye ihamagara, abo tudashobora gutekereza. Hari igihe abantu bashobora kumva ko Imana ihamagara abantu bize cyane ku rwego rwo hejuru, Imana kwihamagara abantu babakire b'ibitangaza, Imana igahamagara abantu babatunzi, Imana igahamagara abantu ibakuye mu miryango ya cami ikomeye, Imana igahamagara abantu ibakuye mu migi wenda gusa. Oya, ariko yabisobanuye, yavuze ingero zose Imana yagiye ihamagara ishaka ko ibakoresha. Ahubwo Imana ntiyahamagaye abanyembaraga, yahamagaye abanyantege nke kugira ngo ibahe imbaraga babone uburyo bakora. Iyo baza kuba abanyembaraga, Imana ntiyari guhamagara abameze gutyo. Yagiye ihamagara abantu badashoboye ndetse batanashobose kugira ngo izabashoboze, baba bashobotse hanyuma bakora ibikomeye. Ngira ngo rero tugiye kuganira n'umukozi w'Imana kubijyanye n'umuhamagaro. Mushumba mu mateka y'iwacu y'ubwoko bwacu kenshi bakunda kuvuga ngo abantu ntibakijijwe, ngo twisanze mu gakiza. Kandi koko rimwe na rimwe hari abantu bakubwira bati sekuru yari umukristo, yari umupastori, ngo na se n'umupastori nawe akavukira muri uwo muryango. Abantu rero bakabagira iyo confusion ngo twebwe ntitwakijijwe. Iyo ugize ngo urabibabwira ngo dufite abantu bakijijwe bavuye hanze, Imana yazanye ikabakiza, batinda kumva. Ugasanga hari n'abandi bantu bavuga nabo ngo njyewe sinigeze nkizwa, ngo nisanze mu gakiza, ngo papa mama ababyeyi banje, ariko ngenza mbabwira ngo inzigihe nakijijwe. Wa muririmbyi yaremye ngo sinzibagirwa ngo umunsi nakizwaga, ngubwo Yesu yinjiraga muri njyewe. Nukuri nanjye navutse, ariko nge nasanze papa ari umupagani, kandi wacu ikintu bitaga ubupagani yari inzoga. Umuntu wese wanywaga inzoga niwe babaraga ko ari umupagani. Kandi ningaco kintu cagaragaraga kiremereye n'umuntu kugira ngo yerekane ko yabaye umupagani, yageza afata inzoga bakavuga bati yabaye ruhebwa, ngo yanamushe. None rero ko turaganira nawe uri umukozi w'Imana, ariko ufite aho wavuye, ufite uko byagenze, uratubwira uburyo bwo guhamagarwa kwawe, ubuzima bwawe bwo gukizwa, mbese reka mvuge gutyo, no kwinjira muri uyu muhamagaro. Wisanze gute muri uyu muhamagaro wo kuba umushumba? Ubaze iyo wavuye no kugira ngo ugera. Nico dushaka kugira ngo bifashe n'abagiye kudukurikira, ko abantu basigaye bumva umuntu akagira ngo none gukorera Imana ni ibintu umuntu atoragura cyangwa ahabwa n'umuryango. Umuryango ukiga, ariko nasanze ibi ngibi kuri benshi cyangwa bake Imana yagiye ibahamagara. Nawe tubwire ayo makuru, nanjye nishimiye kuyamenya cyane rwose, dore ko ari nabwo bwa mbere. Murakoze cyane. Urakoze Mushumba, ugize neza cyane. Umuhamagaro iwacu
aho twavukiye impamvu ntekereza ko abantu benshi babivuga tanavuga umuhamagaro idini ryagize imbaraga imihamagaro yageze iri haruguru byutse biba byinshi gusa naho ugiye kuremerera indi mico n'ibindi n'ubundi buzima bwacu abantu bose bagira ngo bari barakijijwe yego n'umuntu wese yavuga ko abaza ngo se warakijijwe kuko byari byaramaze gukomera cyane ariko ngewe ndi umwe mu bantu nzi neza umunsi nakijijwe uzi neza umunsi wakijijwe kandi icyo gihe cyose nari ntuye mu ikanisa yego nari ntuye mu by'Imana nari mbibamwo narabibonaga narabibagamo n'abandi bose bakamenya ko mba mu ikanisa yego ariko icyo gihe cyose naje kumenya umunsi nakijijwe kandi mba mu ikanisa urawutubwira kandi mba mu ikanisa nabizi bivuga ko navutse mu muryango w'abakatolike nsanga papa na mama ari abakatolike naje nkura ndi umukatolike ndetse nshaka no mu bakatolike aho hari mu Minembwe wacu mu Minembwe hagana he ahantu muri Karongozi twabaga muri Karongozi abanyakarongozi abazi nk'umusaza Serende yego buriya navuga ko rero nka papa mu mwuka Serende uwo Serende aba muri Calvary Serende uyu nguyu buriya twarabanye na Serende Pastor Serende nawe akiri umusore atarashaka shaka twabanye na Serende atarashaka ashaka tubana atangira kudutota ngo tuzatwinjira tubana tukaza tujya kureba ukuntu azayuzuzwa buriya azayuzuzwa yabitangiye kera muri imbere ya zami je namubonye mbere ya za 82 aha yuzuzwa kuriya avuga mu ndimi kuriya ku ndimi ntarahindura na rimwe ni kuriya tubikura tubireba uko azabikora ariko tukabiseka tukabireba uko bimeze ko umuntu wasaza tugatangara none ngewe twe twakuriye muri Katolike tukaba ku musozi wa Karongozi tukabibona bikora ari abayumbe twamara tukabyita iby'abayumbe tukabita iby'abaporo yego ariko natwe mu rusengero rwacu rw'abakatolike twabamwe turi abanyedini nari mfite ibintu bibiri ijambo rya mbere nari umunyedini urizi ya Katolike ukanarikorera n'amahame nkarikorera kandi ngashimwa n'idini ugashimwa n'idini cyane bakamvuga ko nzambikora neza bukeye noneho iwacu batangira kuza bagira amahuduma mfite inkuru washoma abaturika aho batangira kubaza bagira amahuduma batangira kuza bagira ihuduma na masengesho bakaza bagira amasengesho y'icumweru ihuduma bagasaba bakimukira handi iwacu baraza hari abagabo twabanaga bitwa babuhereko yego hari abagabo twabanaga ba Zakariya wo mu Gaseke hari abagabo twabanaga bari bagira amasengesho akomeye cyane Zakariya se wabasinga hari uwabasinga uwa kuri Igakenge akaba na Zakariya wundi wo mu Gaseke wabasita yego mukuru wa Saveri niyo abaporo Saveri izina ndarya abagabo bari abantu bagira amasengesho akomeye bazaga bagenda bakarara bakiyiriza bakamara icumweru no masengesho ari abakatolika n'undi mugabo witabye Imana ngo ni Mukiza yakoraga muri Electrogaz ariko Igoma w'abahima wabahagari Gakenge yego twarasenze bikomeye barasengaga abagabo biteye ubwoba na mukuru wanje witwa Mathias yego barasengaga bakerekwa bagakora igitangaza none bukeye ariko njewe ibyo ngibyo rero tubyumve babigeraho nkumva mfite uburakari kagira urugate y'ubwoba kandi nagiraga uburakari bwa bundi nkumva ngira ikintu ku mutima cyo kwanga cyane ibintu by'amahuduma ndumuturika idini kaje gutega padiri tukaje kwikorera isanamu ya Bikira Mariya urumva ko wari umwizerwa uzi isanamu ya Bikira Mariya ni ishusho ya Bikira Mariya ni ishusho ya Bikira Mariya yazaga ibifizi ibagenda bayihererekanya wari umwe mu baza baje kuyikorera naje kuyikorera gutega padiri ariko ndi worohewe na kandi ivyo bikakunisiza hakaba n'igihe twagira ikintu cyitwa ngo ni inzira y'umusaraba ndayisi nageze nibona mu Kagogo nanje nabayiga mu Kagogo kingana gutya ariko cyo gishazaga kiremera uzi kuvana ishusho ya Bikira Mariya ifizi ikarenga mu Minembwe ikazunguruka Minembwe yose igasubirayo uye bakayisiga gagiye wacu ku runundu kuri diakoni yego ariko ikazunguruka bagenda bahererekanya ku makanisa yose
kandi ishusho ni ya Bikira Mariya no kuvuga ngo ni ikintu bazaga gakora mu isima ibiremereye kandi umuntu muzima munini cyane none se ni nkarya jambo unemeye ngo yikorera umusaraba wanje cyari igikomeye ariko ngaho umuntu wizerwa muri ubwo buryo kandi nkabikora neza yego pe kandi ni deni rikashima ariko bagera igihe cy'amahuduma simbyumve amasengesho abantu baruzuye bakaza twagiraga amasengesho akomeye abantu twabanaga bo mu Rutigita twatwegeranye nabo mu Masha hari abasaza bamwe bitwa ba Munyakazi bande bazaga babona ayo masengesho twara tuyakora bakabona ni byiza tukamasengesho abanyaturika bakabamwe ariko je simbikunde ngumva ari ibintu byaba byatangira kuri ibintu by'abaporo isa naho babazana nk'indi siyasi itariyo y'abaporo tishimye umunsi bavuze ngo barakora ihudumi wacu umunsi umwe baravuga ngo ihudumi igiye none igeze ku rugendo rwo kugira iwacu Ngozi kandi twebwe azagitangira na kabiri ikavamo n'iyinga cyumva ko byari bikomeye cyane hakaza abantu benshi ko cyo ndavuga nti rero ihuduma yo gutangira na kabiri kageza ku cyumweru yizantera ibibazo nigira inama n'abantu bo yihunga uhunga amasengesho ubwatangiye kuza ibingibi reka mbe ngiye ntungira mu mibunda kwa muzara wanje Pastor Jonas yego sinzi niba umuzi Jonas wa Karuzi uyu nguyu uri Gisenyi uri Gisenyi ni muzara wanje ndamu bugirayo icyo ge nawe yari ko muntegenge yari umuporo w'integenge byazaga bishaka nawe tugahuza ariko ni gitaganda none ubu nyine yarasaze yarayazize ubushize tugahuza kabishuti yanje namangira oke na kabiri namampunga amasengesho ndagenda nja mu mibunda kwitara wiwe bit tinahuza amasengesho tiyabaye amasengesho wacu none nayahuza nabonye ndani ari kibazo gumira hano kugenda twicare hano twama twicara turatuza kandi nawe ntiyagira ikinda akubwira mu inama kandi namwe ari yo inshuti yaje tudakunda amasengesho inshuti yawe nikuba wahungiye ku muzayifu wawe twakundanaga cyane kandi buriya abazayifu baraziranye akamwira wanje kandi baraziranye pe kuri uzubona abazayifu hano hanze nabo bazabisungana barakundana cyane noneho turaharaye kwa kabiri kwa gatatu kwa kane kwa Serende baraturanya Serende yego hakaba hari igitaramo kirimo abagabo bitwa Barugina yego kikabamwe igitaramo bitwa Kabunda yego nase wambone gambo Rukema sogokuru na Barukema ariko abantu batebwo naho cyagitaramo nahuze hariya bakizana kwa Serende abo nabandi nabo sanga nabo kwa Serende bakabegeranye naho wahungiye se naho nahungiye nuko baravuga ngo ba Serende barahari bari kwa Serende yagiraga izunini cyane niho abantu bakoraga igitaramo ndavuga ndi reka tujeyo yo nasati tugendeyo ati tuje hariya none kurabara abantu ko bazabagira haranshuka turagenda tuje ngo dushike barasenga bazaga bahanura bakavuga amakuru yose urutonde umuntu yagira ngo aravuga kamwe guciceka bakavuga ibindi bakakubwira ngo hano urataye mukanya Kabunda arahagurutse ati ibito hatuvuga byose hari umugabo umwe hano hawupinga ati hano hari umuntu wawe muzehe Kabunda ikiyo ati muno hari umuntu ikiyo uriya mugabo isombo nigabo Rukema ati naje ndamubonye ati hari umuntu hano wawupinga ko turavuga pi karaseka ibintu datuvuga none abahanuzi nahaguruke yo nasati yewe jewe nimpaguruka baranzi jewe nimpaguruka baranzi none wewe haguruka tibakuzi tibakuzi umuntu waruzi gusa ni Serende ni wari uri mwanzi nawe yambonye ubwo mwijoro nije sinigeze je kumuramuza kuko twarabanaga muri Karongozi aza kwimukira mu Rwanda ubwo ngubwo yari wiwe kigeza mbona ati haguruka yo nasati yewe haguruka wewe batazi twumve ko bakumenye namo mpaguruka nari kintu ibintu giharamagara kita ibintu bazabakora ibinyoma gusa kubesha kubwagahayo ndavuga ngo reka mpaguruke Kabunda yamantangira ati wewe wavuye wanyihunga uhunza amasengesho
yampaye kata ati udumira iwanyu arakurobye wayihunze ati cya kabiri uzungu mumera wewe wasirwa kumumeraga mu Apollo mbaye igicibwa arundi mudongera kuvuga naye nama ntangira kubwira ubwoba uyu mugabo ati nuguma kuvuga ndavuga byinshi akubwira n'ibindi uzukora ndabivuga simuze warekeye agiye kumusaba imbabazi nyabona warekeye gatoya ko kura dupinga duhanura atereka ngubwira umugabo mutuye munsi aramumbwira umugabo wabega ngo ni mukurukuru yampaye kata siyo muntu wa munsi y'inzu yawe ati numugabo w'inzobe tinya tikandazanywe inkono no rekera gutyoga rukema ati naje reka mutore nuko niko bageze rukema ati ngiye kukubwira ati nduzi kwa nkunzi huduma ati iyo huduma izarangira wayigezemo kandi iyo huduma niyo uzakirizwamo iyo huduma iriri iwanyu ayo masengesho ntazarangira ukiri hano uzasubirayo niyo uzakirizwamo cyambaye ati wayihunza ariko neza uzakirizwa muri ayo masengesho wumve uwo ni kuwa kane mwijoro kandi amasengesho azarangira ku cyumweru tena no hangaho arabushije sinoroha mvano ngo nsubire muri wa muriro sinoroha yo nasatagiye kunkurura ikote bicara hasi batavuga ibindi nicaye hasi atarinje wicaye yo nasi yankurura ikote inyuma nawe irakandikira nijoro ati karabaye ati kurama kuvuga mana we ati ahubwo reka tugusengere mana habwe icubahiro ukema hitahaguruka ngo mwami Yesu ngo uyu musore ngo umusubizeyo ngo kandi akirizwe muri iriya huduma kandi uve ni huduma y'abaturika iyo ngiye wahunze uhura niya poro naho nzi y'abaturika nsangiye y'abaporo iri aho ngaho none abaporo ko barampindira mu guhindura abaturika none sigaye hagati y'amasengesho amasengesho minembwa nayo kandi yari yagukubye imbere n'inyuma naba bantu rukiriya ndacahungiye ngo babe kuwa gatanu mu gitondo wo musisi bwanje yo kuwa kane ngo babe kuwa gatandatu sivya aho ngaho kuwa gatanu nihagazeho ariko nkazuba gatuma karamira musubire ngo habe mu gitondo cyo kuwa gatandatu namambwira mushenye tindataje ngo ayo wa mwana waje usubiyeyo gute ubundi waraje kugira gute cyari yigeze nambaza giti cyanzanye hari muhira tindatashe nsubiyeyo ngiyeyo nasi ntisubiyeyo ati yo nasi ati nyamara bya bindi bavuze nijoro bigiye kuba ugiye akazambuza atese kuraje hiyagarariwe ikomeze namubwira ndagiye huragiye kandi we waraje warahunze ndagiye wana ntabwo nicaranga kuko ubuzima bwanyu nari mfite narumorgeye cyane numvaga ibintu byose ndumupinza kiburi cha uzima kiburi bene cyane nama mfati inzira nsubirayo ngo bagire gutya ni mugoro babona ndashitse kandi nabari banzi bamenya ko nayahunze bari bazi kuri umupingayi w'amasengesho pingayo ku rwego rwo hejuru ndi umuntu ukomeye cyane nta muntu uribuka reka kwibutse nawe kintuze uzi ko iwacu abashitsi bazaga ko babagaburaga mu mazu kazaho ngo abakana bararakwa ako kari akazi kanje ako kari niko cyane kari niwo murimo wanje wa mbere protocole nakoze ya mbere niyo kuryamisha abantu ikikubwira ko ntari abanyamugorore barabise ikikubwira ko ntari mwiza cyane inzu zose bakazigaburira abashitsi inzu yaje gasigara abashitsi bakamatinya kwijamo baba yumbe kandi narashatse ndifite inzu nziza y'abantu batoye nta muntu hoje mu nzu yiwe nguriya muntu bayi bapangishamwo ntibabivuge bamara ntibayiraremo none ngo mpagere uwo munsi mwijoro jewe nza niteguye ko inzu yanjye usanga irimo abashitsi ariko numva gatima naje ko gushaka ko bayijamo ariko ngabura ko mbabwira je bazi nijoro ndaharaye mu huduma ndategereje wapi nta muntu numwe wigeze iwaje barantinyaga nkuko ibindi bintu wari ufite ikintu umva kuko ntari idini ryari rikikwaritsemo komeye bene ryari ngo wabe mu ijoro turaharaye ku cyumweru wa mwuka turateranye ku cyumweru mu gitondo na nimugoroba wibuke ko iyo abantu basohokaga bajaga mu mahumbi
mu rubunga bakajya gusezerana bene aba gusezerana yari indi gahunda y'abagabo urabizi ko nta materaniro nimugoroba oya ntayabaho habaga amateraniro yo gusezerana abantu bagasezerana bagasenga bamara bagaherekeza abantu batoya timwubimenya ariko mubifatiraho mu byumve urukundo abantu bagiraga ruteye ubwoba aho ngo mare nijiramo ngiye kure izo bagiye gukora muri urwo rubunga ibinduga byara bicitse abandi basaze nje wapi ku cyumweru wapi mu mugoroba ndasigara hanze je nyine kaje kure izo bakora twinjiye mu rubunga bama bavuga ngo abashitsi bicare hasi bene ngiruga aribo bahaguruka naje gandi muri bene ngiruga nawe je nariko shaka ngo nicyarire ngume ndabihayiba umugabo witwa Buhereko w'abagoro ni wari umuntu w'umuyumbe wari ukuriye abayumbe bose wo Minembwe w'abaturika yamavuga ngo abashitsi twe twicara ari bo bicara abashitsi aba n'ingirugo ari bahaguruka abo gani bo nejewe ndimwoga nabo mbaguruka negamira inzu kazandera icyo bari bukora kandi niko abantu bageze amaze barasenga ngo batangire gusenga guke nama numva kufatwa n'ikinigo nama numva ko nturika ndazenga mburaho nerekera ngisoni ndazenga makozi musuri kabisa haza nifundi nyuma y'abantu ndasani ifunyi nyuma y'abantu babantu nifundi nyuma kankunga kubera ko bari bazi ndazenze ndaturika ndarira kurira bene kujya kw'abantu kandi amamvuza induru ndarira ndashavura ndarira namanegamira inzu ndaruhana amanuka gucya neza namanika ndaramza neza namanika hasi nishavu mu rubunga abantu buzuye igitangaza cy'abantu mu rubunga abantu buzuye bose bamacicika bamaze amajambo amazega kubera ko bari banzi n'abarya nabo mbadabakije baba yumbe bari haje uzi ko iwacu amasengesho azagasibira cyane ubu nyine se gituma amasengesho reka ikizungu ndico bishoboye ese yagiye mugira programme y'amasengesho azibira se byagize biterwa n'inyota yari inyota amatangira kuvuga ngo basibire amasengesho yazagasibira naho hano ngo arambwa amasengesho rangira saa 8 amasengesho zera kandi nyine ariko nkarya umukristo avuze ngo yageze mu gihugu kiroka amasengesho umuntu akamagura akavuga ngo uje amasengesho nzayagaburira yose mugumemo njewe nzagabura ngo barangiza ati dusibire babonaga ibintu birahindutse tibonsiga gutyo umva urukundo abantu bagiraga kandi aho ni muri katolika abadukurikirana batwumve ahasi mu baporari ni muri katolika Maturiki ni huduma y'abaturika iyo ni huduma y'abaturika yayihunze ari muri katolika umuriro watse haleluya icyo gihe uranacibuka nigiye hari amatora ya president mu butu igihe agize ibibazo abantu bakashanyura aho nije wafashe kasha ariko ragira ngo biko byabaye nacaga uwo munsi nakuri noneho gabaricaye batese muza makuru ejo hari amatora kandi amatora duhatubona ntameze neza none ga ntidusiba tugende nama mbabwira ngo mugende murasiba batora ntidusiba cyoke nimbogo mugenda mureke tugende turajana sinsigarana none se bari bagiye bafite umusitari cyangwa bari batashe ukukera bari batashe Buhereko gani wari umuyobozi w'abayubu turajana iwawe uwitwa Zakariya uwo basita turajana yego abandi bayumbe nka batatu turajana kera umusitari burabaye yamayinga umusitari uburabaye twamatugira gutyo umusitari rero twamatangira irundu Minembwe yose twamatugira gutya turayizenguruka arije gusa namamba umuvuga butumwe gwera umunsi bira abantu umugore wanje uyu na mama ngeze irundu mama arabwa keme mure kuri ya muntu turamukurikiza imyenda
ukuga nari nkihabaza abwiye umugore nari nkihabaza uburyo nyuma y'ubwo buryo umuryango wabyakiriye. mama yamavuga ngo mugumishe iyo ntagaruka. abwira umugore wacu tishaka amahuzo gira wohereza agumiye. ariko nigitangaza nataha ahantu ngasanga amahuzo yanje yagezeyo, bakama amahuzo bagenda bayankurikiza. Imana ishimwe. urabizi ko iri wacu atari menshi yandi bakayasubizayo, bakagenda bakaja kuyamesa kasaba bakayagarura. yamagenda nkurikira namanzunguruka Minembwe ngenda avuga ubutumya, ngenda avuga n'ubuhamya. ubutumwa n'ubuhamya kuko ndakishijwe ngenda avuga Imana, ndavuga ndasenga. umusitari barabaye boreka baranyemereye na Zakariya twamatujana niko kugira ngo baninjize ndaje kugaruka. mbere kabari bagira ubwenge naho twebwe dusigaye dutabandaho gutereza nk'inkoko yatura kandi bakaza banezerwa. abantu bose barabimenya muri Katolike ko umwuka wera wangiyemo, nafashwe n'imbaraga z'umwuka wera. noneho gaho rero pasiteri, aho hantu rero yaravuze ngo aho hari ijambo ndaza kubaza nakiriye umwuka wera ndi muri Katolike. yego urabyemera cyangwa ntubyemera? ndabyemera. ko umuntu ashobora kwakira umwuka wera muri Katolike? ndabyemera. ndabyemera tuzabigarukaho. nzabigarukaho nimara mbisobanura. umwuka wera za ariko se urumva kitanatangaje wabaga mu nzu y'Imana. Bibiri iravuga ngo nta wuzuza ngo uzuza ku Mana, ngo Imana atari ibishatse. yego nta bushake bw'umuntu, nta bushake bw'umuryango, nta bushake bw'idini, nta bushake bw'iki. Imana izikurura umuntu ikamukura iriya yonyine ikamuzana. urashobora kuba mu idini ukaba mu idini ariko kandi Imana agayikuzi igushaka igukeneye. tekereza aho uri bunyine ngira ngo tuzoza kwagaruka. Imana yari izi kwiba ugomba kubibamo ibi aho uri. icyo cyari gitangaza cyari kibaye muri Katolike. yego kumva ukuntu umwuka wera njemo. yego nama mfatwa n'imbaraga z'umwuka wera zo mu rwego rwo hejuru, mfungukirwa n'ijambo ry'Imana, mfungukirwa n'ubuhamya. nataha ahantu abantu bakuzura bakaza kunumva kubera ko bari bakoze. agatangaza kigeze kabo. yego twigeze gukora umusitari na icyo gihe nyuma yabo naragatse gutasa dukora umusitari n'umugabo witwa Kayira Nyambibi. ndamuzi Kayira hano babaga no babanje no kuba kwikibogeri mu Gahuna. ndabazi twakoranye umusitari nanjye twakoranye umusitari na murumuna wiwe yitabye n'Imana. Yohana yitabye Imana. twigeze kwinjira ni huduma hano icumweru cyose hano Kimisagara. nyuma y'ayo masengesho njewe nja kuja muri Kenya niho yasigaye yitaba Imana. Yohana Kayiruri arakuzi nza numva Bishop Isaya muvuga. twavuye icyo gihe ngo tugaruke. ngeze muri Karongozi rero yego ngarutse rero umwuka wera yamakwira mu itorero ryose. mu musozi w'umwuka wera hakurya baserende bari baharara Apollo kuko bavaga mu Mibunda iwabo hari muri Karongozi. yego yari yarimukiye mu Mibunda ico gihe ariko none yari yaravuye muri Karongozi. niyo hari wabo nawo mu rugo. yego niyo hari n'indi kanisa yabo. kenshi bakaza aho ngaho gutarama. amaze tukagirana amasengesho n'Abakatolika n'Abaporo. amaze barandera. serende yazaga ngo yaranzi akama nuba baragutyaza bantyaza n'amaso ariko kwama tugira umunsi wabo habaye huduma kajamwe, umunsi wacu huduma habaye bamwe bakajamwe. nonoga abari banzi nkamukecuru wacu n'umugore bama bandeka ngo mbakambere kizo huduma kubera kuko bari banzi ko ntari umuntu mwiza babona umwuka wera marukamu. ndashaka kubwira pastor, amen, umwuka wera agira imbaraga utosobanurira abantu ngo ese zizanyurahe. cya kabiri namenye ko imbaraga z'umwuka wera zofata umuntu atabishaka cyane, zofata umuntu atabishaka kandi agakora. ngo bucyo umunsi ngubwira igitangaza cyabaye. yego tuja ku musitari na Kayira. Kayira yari yaragize ikibazo yaravuye Lubumbashi cyagiye bakoze masakre ya Lubumbashi, yari mu Cikacumu. bari baramurashe. nanjye icyo gihe wumve umuhamagari ikintu uzugarura umuntu umunsi nkizwa namantangira kugira ibyago nkama mpura n'ibintu bene ibi ngibi
nigeze kuja ahantu urabizi ko yacu twazaga twubaka amazu ja gutema ibiti waruze umushugi witwa no muhanda nzoga wamumanuka iriya hejuru wamunishinga mu mutwe nitwa muzimbungana gutya yampayinga intambara icyo gihe nyine maze gukizwa ngo nje kukira gutya subira ahandi kuja gutema ibiti namanite bikigitsi igitsi no nari mbikuriye tuja ku mustari twembi nakayira twaducumbagira mwembi nawe bari baraburasha ukuguru none bakavuga ngo abayumba y'ibimugo twembi bamutangira mustari nakayira twama tugenda ni wari mustari wanje wa kabiri ndazunguruka turagenda izanibuka twageze ahantu twiga kenke yego twasanga umudamu warwaye agize nk'amezi 6 aba ku musego kandi ga iwacu n'ibitaro byari yari amasengesho gusa nibyo byari bitaro twarara turabayumbe ngo turangize bene nyiraho baje murima none baratubwira ati tugiye murima nitugaruka turasezerana turicarana kayira tuganira ambwira ubuhamya ukuntu yakize masakre zabaye Lubumbashi naje mubwira ukuntu nakijijwe n'ibi bintu byambayeho tuvuga ubuhamya twicaye muri yanzu twembi badusigiye wa murwayi tuvuga ubuhamya yareragiye muri koma kiyazaga yumva bakatubwira ngo niyishaganya ngo tumuheze ngo amata mu gakombe tuvuga ubuhamya kuva saa 4 ngo aje kugura nkasa 7 tubona ko amuntu yishaganya je nakayira timurasenga kayira buri yagira ikintu cyitwa kwizera yamabwira ngo ntusengere uyu muntu tuvuga ubuhamya gusa ngo tumare mukanya kwamba tubona ko yeguka wenyine yamayegamira intebe tuvuga ubuhamya duhagaze nta masengesho nta gusenga nta kuvuga ngo data wa twese uri mu ijuru ngo wiyerekane reka nkubwira ukuntu nakijijwe ukuntu umwuka yamfashe ayo makuru niyo nariko mvuga kayira yamambwira ukuntu nabamurashe asohoka muri dortoir aragenda aracika avuga ukuntu Imana yamukijije tuvuga ukuntu turi ku mustari tuvuga ibitangaza by'Imana yamayego tubona ko yegamira inzu kayira ati ntusenge nyamwe ndareka dusengera umuntu atoya ye tusenge kandi umuntu agikizwa asakunda ngo asenge umuntu wa mbere nari mbonye burakanya kayira ati reka ikindi cyo kimukiza turavuga ngo dusubire kandi kuvuga ubuhamya tubona ko yihungura mu maso ngo se ngo muri bande yazaga vuga yari umugore ngo amaratashi ati mumpa amatango kayira toya twebwe turabashitsi ntabwo tubizi kandi twabikoze tubishaka amata bayadusigiye ari yamubwira ngo haguruka we ndije kuyatora twe turabashitsi muno wa mugore ngo ayiwe ngo se ko ntarutegewe tutoya uraje kuyatora wenyine kayira ati ntiriwe mwumva tugume tuvuga ubuhamya twama tuvuga ubuhamya akatubaza tese muri bande twama dukomeza ubuhamya arahaguruka aragenda aje mu mbere ngo ashikazana amata ayashira mu gikombe aragotomera aranywa yamagarubwe Imana ihabwe icubahiro uwo munsi haleluya Yesu Kristo wakire ubuhamya imbaraga umwana bari badusiganye yagiye kuruzi ngo agaruka asanga umugore turicaranye ko turaganira ko turamwibwira kakana kamagashira amazi hasi kamakiruka no mu mirima ati muze murekana kayakize mu mirima yamamagarira mirima muze mureba abayumbe ngo bakije wa murwayi mukanya gato n'abantu bari hakurya n'abari hakuno nabwo kuri Karongi twama tubona rwa rubunga rwa Maswa kandi rwuzura rwuzura abantu keri udumi biratangiye inota y'amasengesho ariko kariya karere Yesu Kristo azasubira uwo mudamu twavanyaho twama dukorana umusitari nawe niko keraga byageze bigenda iyo umuntu gukira ngo asigaye Charasiraga no gukiraga ndazamenye nabari kuko musengera iyo bari baramujana ku mustari wa tumujana ku mustari twamaranye icyumweru nawe imbaraga z'Imana nabonye ico gihe zubuhamya pastor nico gihe nkubwira ngo kuva uwo munsi nakira imbaraga z'umwuka wera nkubwira ikintu zankijije yego aho wenda nshobora kuvuga ngo icyabereye itandukaniro maze kwakira imbaraga z'umwuka wera zimaze kungeramo dore icyo zambujije niyo munsi naretse itabi niyo munsi naretse inzoga uwo munsi
noneho ga niwo munsi n'ikindi waje kwibagirwa uburakari buragabanuka. Nama mwana witonze noneho ga none bakanyegera abantu bakambate se wari warabaye gute kari kuzuko twawuriyagiriye ga noneho twese twarabaye tuzukundu twagutinya tinyaga gatare akitse kurki mwuka wera we roho mtakatifu gusa munyuza imbere lode bash kumva kurakari gusa gashtani ariko nkumva ubwo nama nuva ndabakuze nama nakira imbaraga z'umwuka wera kuva uwo munsi nibwo nakiriye uwo mwaka hari mu 1987. Amen. Niwo munsi nakira imbaraga z'umwuka wera kugeza uyu munsi. None se mushumba ukiraho ko nawe umaze kuba umushumbaga tukiririya twembije nawe ico kwibaza ni gute umwuka wera ari mu kutubamo tukangana kandi uvuze wewe ko umwuka wera yaje urahinduka abantu barakwegera kandi wumva urukundo none ndi mu kwibaza nubwo ndagisubizo we numva gihagije ariko nuko ucibaza kuki hari urwango abantu bangana uyu munsi kandi twuzuye ngo umwuka wera. Ndashaka kubwira impamvu nabonye tekereza ko ariyo kera iyo twasengaga umwuka wera kuzamo twakumburaga ijuru kandi ijuru wari kumburaga muri mwene so yako ijuru waribonaga muri mwene so wabona mwe ukakovura mukumbuye wibuke ko twazaga tugenda duherekezanyije kabo bantu twazaga duherekeza kabo bantu naherekeje bakamagira Haleluya Yesu Kristo mukavuga kundimi amandikwa kandikwa abantu bagasobanura kubera ko nta telefone zahabaga kamba nagukumbura kamba haguruka nkagenda nashiki wawe tukara dutaramye gusa nta kindi titwasengeraga telefone twasengeraga minerval yewe no gusengera ngo nivyo kurya n'abagore twazaga tubisenge iryo itaje musengeshe iminsi 20 ngo uzabona umugore bisaba abakobwa bagiye abahungu bo bagiye aya masengesho kandi ntawageze atanga icifuzo ngo amusengere ngo azabone umugore none se nuko gambikora bamara kaza kubira ndashaka kubwira kanje ngewe gura ngo nshake namenye ko nkoye ngize ibyumweru 2 namenye ko bankwereye ngize ibyumweru kagareka batanya babiri ariko nawe umbwiye agashakwe ibyumweru 2 yamayingabira nashira ko bankwereye ariko none gitangaza none urumva nogira icyifuzo gute naba narabajije iwacu eseme yinka ko ndazanyibona ngo bagiye kugukwera ngo bagiye kunkwera iriya ngo bare nyuma y'ukwera 3 hari kanisa twazaga duhuriraho tuvuye muri Karongozi tukaza gusengera ku mashuri maturika amakanisa yose y'abaturika namaga ntegama naho nzaza kurebera umugore wanje araza aza gusenga nawe nta makuru afite ko yakowe nawe nta makuru wega wari wabaye nk'ubimenya bari bakwibibanga nama mpagara kanduga nkazamureba guke none ugabaza base uriya Mungu kwande baramubwira ngo urako nawe niwe yamenye amakuru ukuntu wayimureba ariko nubwo twasengera icyisho wacu hari esa mwumve rero uburyo iharusi zageze zitangira nuko birarangiye nuko niko twamenyanye rero nuko se niyo twamenyanye naho nabiye ko none murasazanye mu mahoro mwabyaye abana murabarera nta ngorane nta kibazo ikibazo ki ngira ngo tuzabigarukaho tubirekeje nawe kubera ko turabashumba tuzabigarukaho nanje twagaze tuvugana mu ijoro nta muntu bizi nageze niba ngiba tukavugana mvuye ku ishuri mu Kagogo ariko nanje byamenwaga n'abandi bantu babiri twagaze umwe twagaze turana ku ishuri niwe waruzi ko tuzatuvugana wari wageze mu Kagogo ko masomo mu Kagogo we ntuhazi hari ateye imbere niho haje tourne-disque bwa mbere muziki namure aho ni cinema isendema twagaze tuyita muri sendema niho mbere y'isendema n'amatafari
bagezava nani kwa masata no kucanza vuna mu gahunda ngo baje kureba isendema ya Yesu ukuntu yapfuye ni yimwe bagiraga niyo sanibuka akuyo sendema kuko rufite ikizungu ariko natwe ku mashuri kubera ko twabanaga na padiri twazaga tubona igare yego igare ikinga oye twebwe ni imodoka ya Land Rover iyo twebwe abanyakizungu oye twebwe mu kagogo twabonye Land Rover nyigenderamwo ikinga wapi ni kinga ari prefet twagiraga ngo ni mukiza ni waza gukora ku ikinga ry'abapadiri nabwo akaritwara gutyo ari n'amaboko akarigeza iwe rikarara kubera ko ari prefet kandi abantu bakarireba nanje nabonye ikinga n'imodoka muri 80 tugiye Buvira cima tujanye tugiye kwikorera ibintu murabibona ikinga mbona ikinga mbona ariko nabyo ntitwagaze dusohoka igipango banye badukingirana tukaza turebera ngo tutarigita ngo kandi ngo imodoka zotugonga ico ge papa ari yaranze ngo ntazorwara ubuganga nama mbabwira ngo nzi yahura ni batareka nanje ngo nji Buvira ibuvira hari muri Amerika noga icyo mshaka kubwira impamvu abantu babifu twebwe amasengesho twagiraga icyo gihe ni huduma mu byukuri waza kubwira mu rwego wumva ukumbuye Imana kubera kutayibona nyine waza kwibonera muri mwene so uvuze ijambo ndaryumva nirisha wavuze ngo wabonaga ngo mugenzi wawe ukamubona mwishu Imana ijuru bigatuma kandi niko wageze twageze dukumburana mukamumva ngo muje kuramutsa abana mukava mukagogo mukaja mukanono ngo mwakumbuye ngo abantu mwarataramanye ugakunda undi muntu kumva ni gitangaza urwo rukundo ngira ngo biraza kugaruka harya mu byayishuriwe Yohana avuga ngo mwibukaho mwaguye mugasubira inyuma mwabantu b'Imana Paulo yigeze kwandikira Timoteyo yaravuze ngo ntukabeshe ngo niba udakunda mwene so tukunda Imana ntukabeshe kukunda Imana niba udakunda mwene so ahandi bikavuga ngo twebwe ngo twavuye mu rupfu ngo twinjiye mu bugingo ngo kubera ko dukunda bene data bibiri rwose nico yageze yandika cyane kandi biravuga ngo udakunda ngo ntaramenya Imana nukuvuga ngo icyo gihe twagiraga ibyifuzo amatsiko ya mbere reka nkubwira ikindi kintu cyatangaje icyo gihe gitandukanye na none yego uzi ko kera iyo umuntu yafatwaga n'imbaraga yamara akavuga ku mwuka wera abantu bari biteguye ko hari ijambo agiye kubabwira Imana yavuze yego naho zaruga za none atanabivuga hakaba hacomotse undi akamabisobanura icya kabiri kugira ngo utobore uvuge yo kuri ruga wazaga wanga kuniga ukanga muniga agasohoka kugira ngo bataza kumva yavuze inza nibuka umunsi wa mbere nafashe gutyo ku kanwa ndiruka ndasohoka nja guturikira hanze nuko mvuga ati ibi ni biki bimbayeho nyine umunsi zasohotse zigasohoka ari Imana ivuze naho nyine turi mu kuvuga ngo tukabyigana nabikunda tukazivuga igihe cyose dushakiye tukazivuga turi muri restaurant si ikibazo kuzivuga uri muri restaurant ariko ukazivuga ntaho zishingiye nta kintu na kimwe utekereza nawe waziganiriye ukumva nta gaciro zihaye urumva icyo gihe rero icyo uvuga ngo ni gute abantu bazabangana ntekereza ko umuntu ntakibona mu mwene se Imana kuko kuvuga mwene so ubu wabivuga Imana nabi kuvuga ngiye ukamvuga ubu wavuga Imana nabi abantu ndi babizi mwabantu b'Imana mwe nimureke kuvuga Imana nabi kuko dufite inshusho y'Imana twanaremwe mu shusho y'Imana gusebya undi ni ugusebya Imana kiriya gihe nkubwira ngo najaga mu ihuduma nagiye ku mustari nakijijwe minembwe yose yahise bimenya ko hari umuntu wakira imbaraga z'Umwuka Wera minembwe yose yarabimenye reka mvugaho nari nzi muri katolike bene wacu yego bose katolike yose yarabimenye ko nakira Umwuka Wera kandi bikabanezeza ngiki kintu gikomeye bikabanezeza bakumva baza twaza duhura cyo kwikanisa bakambobera kibagira ijambo bavuga
bakamagaragaza urukundo ko hari ikindi kintu gisha nabonye. Naho twebwe tunezezwa ngo mudaheranwa yaguye, ukanezezwa ngo mudaheranwa yaguye mu kibazo, ukanezezwa na mwene so ngo ubwo yagize bamuvuze ibintu akaba ari byo bikunezeza, akaba ariyo makuru. Agatumira mwene wabo ngo ngwino ku social media nkubwira amakuru masha. We masha. Nguza amakuru. Ngo ngwino nkubwira ibizabara ibara. Akavuga amakuru y'umuntu waguye, wagize ikibazo, wacitswe. Turi muri iyi si. Wagize intambara runaka ngo yavuze. Ugasanga kiba kibazo. Abandi bicugiye karagahinda. Cyari bibabaje. Wakizwa abantu bagatangara. Haba natwe gakura avuga guri twagiraga natwe undi ngo ni Serukiza w'abasinga. Nuwo twagirana gihuduma. Wo muri Kabembe. Wo muri Kabembe. Serukiza. Ayewe. Nabo twafata. Serukiza yari igitangaza, yageza afatwa akuzura imbaraga ukagira ubwo. Ari umukatolika. Yazagazi wacu. Yageza zero. Abo turaziranye. Muraziranye. Arika ndatangaye. Umwana wiwe hano ngo ni Bernard. Ni data wacu mu Ngozi. Bugoyi. Fera nabanye. Twabitaga abareji. Abarejiyo. Nanje nakibagiwe. Iyo bavugaga ngo abarejiyo bose barabayumbe bigitangaza. Haba no mukagogo barahabaga. Iyo wumvaga barivuze ngo abarejiyo nabantu basengaga. Twazaga dusenga. No kuva ico gihe rero. Aho nakubwiriye ko amusiga kenko umuntu akizwa. Kuva umunsi utangira gukora amahuduma, ntangira kubona dukora amahuduma yo gusengera abarwayi. Muri Katolika. Uwo munsi bimwe na bimwe ngenda mbona biba ahantu hamwe na hamwe tugeze Imana ikadufasha tugasengera abarwayi bagakira. Uwo munsi nje nabitangiye. Ico gihe umaze gukizwa neza. Tutangira gusengera abarwayi, batangira kutuzanira abarwayi, twara tubasengera, tukagira amahuduma y'abarwayi, tukabasengera bagakira. Imana ishimwe. Kuva ubwo ndakubwira nicyo gihe nakiriye imbaraga z'Umwuka Wera kandi ngabona ibitangaza dusengera abarwayi bagakira. Ndagaruka muri Katolika. Ndagaruka ku ijambo. Aho ni muri Katolika. Ndakubwira ibintu byantangaje gananje. Abaporo tibarazamo. Ntibarazamo ariko ugiye kubazamwo mu kanya noneho utubwira uburyo waje mu Aporo kandi hari ibitangaza ariko ikintu cyantangaje nubu nasigayeho. Nahebje nahumiwe kuko nanje mu myaka yose nasenze icyo ndaco cigeze kiba ntaho nigeze mbona umurwayi akizwa n'ubuhamya gutya neza no twebwe tibaru nico ngiye kukubwiraga nico mbaye ngiye kugarukaho nta buhamya mwari ko muvuga ngo uburyo mwabonye imodoka n'amazu n'ifaranga twebwe gusa ubuhamya umuntu ari mu gufata ubuhamya bw'amasabiri ngo ariko aravuga urugendo rwo kubaka inzu na visa none ibyo ngibyo byokiza umurwayi ariko mwabantu b'Imana n'abapagani ko babifite icokura ariko bangu utekereza ubuhamya mwari ko muvuga buzuye imbaraga z'Imana muvuga gukomera kw'Imana kugira neza kw'Imana umurwayi akabizuka erega ubuhamya bwokiza. Ndashaka gusobanurira ikintu namenye. Yego. Iyo uvuze Yesu, iyo uvuze ubuhamya, iyo uvuze amagambo yose ashamikiye ku Mwuka Wera na Yesu, icyo nahishuriwe muri ngewe. Yego. Abadayimoni bazabumva. Abadayimoni bazabumva izo mbaraga. Ndabyemera. Ariko ndi wovuga ko wabonye benze cyangwa se etage ngo abadayimoni babyumva. Wendi wozo. None se Yesu yo gusanga muvuga iby'imodoka uburyo mwazironse ariko babagabo babiri bari kwa Jemouse. Bavuze Yesu. Nushaka umuvuga ko yapfuye. Nushaka uvuge ko Haleluya Yesu Kristo. Bavuga nushaka uvuze ko Yesu yabuze ariko upfe kuvuga Yesu nushaka uvuge ko bamwibye ariko upfe kuvuga Yesu uvuge na karengane yarenganye ariko uvuge Yesu naho twe twicarira amasaha 3 ngo ko turavuga kandi gamunzira gabo bariko bagenda bavuga Yesu gusa no bavuze Yesu yo basanga none se abantu baba bari mu rugambo ngo Yesu abasange mushumba abo nibo bakristo dufite baricaye ko baraganira hejuru ya filime Yesu abasange kuri filime kweli uko muravuga ko barapanga uburyo bazakurikirana ngo nane ekipe igikombe cy'isi bamenye ngo babazaka si bibi sibya ariko Yesu abasange ndiyoza muri ibyo umurwayi Kayira yaravuze avuga Imana ukuntu yamurokoye imukura muri etage hejuru babarashe akavuga gusa ukuntu Imana yayibonye
akavuga ukuntu Imana yamusohoye muri iyo nzu bagasohoka bakagenda. Nkamubwira ngo banzu reke, kambwira ngo mbangubwira ukuntu nakije umunsi umwe twicaye mubwiraga amakuru yo ntiyari ahari araneze ngo atangire kunezerwa. Amatwi ya wa muntu dore abadayimoni ko bateye ni ibintu bimeze nk'amakuteri biza bija mu matwi bitangira gufunguka, arumva arahemba, yumva Imana iragumira sogota, abadayimoni bararekura bamuvamwo, aricara turaganira. Uwo munsi turaganira nawe. Amen. Imana ihabwe icubahiro. Kurya kuvuga Imana mu buryo butatu. Wovuga Imana uririmba, wovuga Imana uhawe ugenda gutya ukayiganiriza umuntu akayumva kumva irindi jwi. Wovuga Imana wicaye mu bundi bwenge, ariko iyo wavuze gusa Imana cyangwa izina rya Yesu Kristo, hari akantu iriya kazaga kubita hakameneka ikintu kitari cyo. Ndanezerewe. Nibwo buryo namenye, numvise Imana. Nibwo buryo nasobanukiye nimba ushaka kugira ngo Imana ikora igitangaza. Tugatandukire. Nubu gituma benshi ndantekereza rimwe na rimwe abantu batazabakizwa. Umuntu uzatuma agatuti unavuga, hagatangira kuvuga ubuzima bwe n'abana be. Ngo n'umugore mwiza. Ni umugore mwiza. Ngo n'abana beza, ngo n'imodoka bize, ngo nukuri ko Imana ni byiza. Cyane naje ndabyemera. Kandi Imana ni nziza. Tanga. Ariko n'ubutumwa bwiza tibuba mwiza. Kandi gankubwira Liga. Amen. Hallelujah. Ndani mbara abandi batuje kwifa. Yesu kuva mu ijuru ntabwo yigeze aje kuduha amazu. Ntabwo yazanywe no kuza kuduheza imodoka. Ntabwo yaje aje kuduheza abagore beza n'abana beza. Oya. Izo ni nyongera. Icyo si cyo cishe Yesu. Icyo cishe Yesu. Si objectif yo gutekereza ijuru. Waze gukiza abantu abaheza amazu. Yesu ndi yapfuye ngo tubone amafaranga. Oya yepi. Ni nayo mpamvu nico kibazo tugira. Umuntu akabyitiranya aje gusenga ngo ariko Mana ngo Imana ndi yazanwe n'amafaranga. Oya ndi yazanwe n'amafaranga. Yaje kuduheza amazu, yaje kuduheza. Ja kuyashaka ugenda ucuruza. Ibindi ibyo ni nyongera. Ariko objectif no kugira ngo tuyivuge, tumuhe icubahiro, tuvuge uko ari, abantu bamwumve. Iyo utandukire hirya. Hallelujah. Hari ibintu mbaye nkuramwe umushumba. Abantu ntibagire ngo n'urusaku, ntibagire ngo twaje kuvuga gusa. Oya, abari byiza ngo umuntu akurikirana ikiganiro amenye icyo ari bukuremo. Twahereye ku muhamagaro w'Imana kugira ngo umuntu ayikorere bya nyabyo, bishimisha Imana bikanezeza Imana. Wavuze amagambo menshi, wabaye mu idini kandi ukora iby'idini rigusaba kandi ushimisha abari bakuyoboye cyane rwose, hanyuma ariko ukagira ikintu ukanga iby'umwuka. Ukanga amasengesho aduhuza n'Imana, amasengesho adutera kuganira n'Imana ngo akayanga. Dufite abantu bari mu idini n'ubu bari mu nzu y'Imana badakunda gusenga, badakunda gusabana n'Imana, babayeho nabo kandi bari mu idini. Hanyuma ikindi nakuyemo, urebe icyo gihe n'ubundi ukuntu wari umunyaburakari, uburyo wagiraga uburakari, uburyo inzu yawe yatinywaga abantu ndibakwegere ngo bayicumbikemo. Kandi Bibiliya itubwira akamaro ko gucumbikira abashitsi. Bibiliya bivuga pe kandi batabazi harimo umugisha w'Imana. Muzamukinga dukinga ibipango, dukinga iki, umuntu akazamara imyaka 5 nta mushitsi urarawiwe. Yamara wawe ngo ngwike numara se ngo nibaje kuri hoteli ariko Bibiliya ndayikunda, kuraza abashitsi n'umugisha. Amahame y'abakirisitu uburyo bafite umurongo wabo, ibyo bagomba gukorerwa n'ibyo bagomba gukora. Ariko iwacu iyo utandukire yarahiye ugize ikibazo. Oya uko uvuga n'ukuri gutandukira ko ndiga ibintu nakuyemo. Ikindi nakuyemo ariko mbwira na mugenzi wanjye, iyi Imana igushaka ntawe uzuyihungira. Wahunze hamwe igusanga handi, irongera Imana iyo yashatse aho igukiriza irakugarura. Urebe uburyo ijwi ry'Imana ryari korikina muri wewe, ntiwari ugifite imbaraga zo kwanga kandi wari kubikora utanabishaka. Uzi abo bagabo nasanze mu mibunda baje bafite udumaho, nabo bari bavuye mu butayu bagarutse aho munsi gukora igitaramaho gusa. Arico kibazanye. Cyo nasobanukiwe
tumva ko nahunze amasengesho yari yinjiye yego ngo ngere hariya nakana nabo bava mu butayu baza gukora igitaramo uko nije gusa izo duma nije zariko gusa niwe zariko ziga burya kera Imana yari muri processus bari bamaze iminsi mu masengesho kwa Rugina iyo mukira ngo baza gahita mukiraro ciwe kwa Rugina muri mukiraro ciwe ngo baravugana ngo baje gukora igitaramo kwa Serende naho koganije bahiga Imana kiraguhiga irampiga mwene data Imana irakuzi iza gutereta dosiye yawe ntaho wo haba nubwo uja munsi y'amazi yo gusanga urabona Yona hari ijambo riza rintangaza ibintu bamaze gutegura ibintu mu nyanja ngo bakoze ubufindo fata Yona ngo amurabuza se uri umuntu ki uzi ukora iki twibwiye ati je ndumukozi w'Imana ndumugaragu w'Imana ndumuheburayo ariko ndumugaragu w'Imana none niki cyabaye ko ubufindo rwo gafata atiko ndahunga Imana kuragira gute ko ndahunga Imana none tubigenze gutegura ngo ushire mumfate munte mu mazi twibwire urinde buriya mu rukerera uyu munsi nahuye n'iri jambo ntaye niga hejuru y'umuco wacu none nza kubihuza na Bibiliya ukuntu bageze avango mwibwirane twibwire uruwande ariko yamondo muhebura niwe muhebura arivuga none ubu nyine ariko abana bacu ni bibazo bafite umuntu ari mu guca ku wundi bamubaza ngo se nguriya mwana mwari kumwe ngo nise ninde ngo oya ngo ni Juste muze ngo ni Juste ese Juste wane ngo ariko ngo ibyo ngibyo ngo birandeba urumva babana uko bimeze ngo ni inshuti baramaje ngo se ngo wa mwana ngo urumuke ngo se ngo iso ngo numuke ngo papa wanjye ngokora muri Electrogas wamana we nudutabare dufite akazi mureke twegera abana nuko nubundi batatwemereye ariko ni ikibazo dufite naherutse kubaza ubundi musore wa ushaka ndamaza ndese sobukwe ninde aho ukoye ngo reka aje kubaza umukobwa aje kubaza umugore wiwe aje gusubira kubaza ngo none kuramira ngo ufite fiancé mugize iminsi muvugana turamenya sobukwe ngo urumva ngo pasteri ngo reka ngene ngo ibyo ngibyo ngo reka nje kumubaza itekereza twebwe nubwo byageze bimera gutyo kera bageze bafa kukubwira ugahita umenya kera sobukwe ukamumenya nabo bavukana bose ukamubamenya ndetse ukoze ugenda kera ukaza umenya banyirasenge w'umugore ukamenya banyirarume w'umugore iyo gutyo ako gasanta none rero ikibazo mu rukerere ijambo ryanje mu kwibwirana byakomotse ndumwebura mbazo umuco wacu twebwe abanyamurenga umuco kwari ukwibwirana wageze uhura n'umuntu no kunzira akakubwira ngo ese ngo muvuye basha tuvuye mu kagogo ko muraje tugiye mu bibogobogo kugira gute tuvuye ku mashuri ko turataha none ko murataha mwari kuki twari ku mashuri twarigaga bahura ushoreye ugiye iyi nka nyivanye ku ndondo nyiranyumine kugira gute ni yande aho uruwande ukamubwira wamara kumwira kava bariko uracaye mutoya ngo isosi umumenya ngo se sokuru ninde uriya wari umuco wageze utuma umuntu wo mu rurambo amenya umuntu wo mu bibogobogo mu magunga akatambira gukatakada gutya akaba atari ko wa mwana iyi ngwijanye yigarure ko akama yitanga twayibye ariko ako naringa atandukiriyeho ariko tugiye kuri ku buryo Imana nayo n'abantu b'Imana yageze babwira ngo bibwire ngira ngo twari dushatse kubanza kwegeranya mu byo mu buhamya Imana yagushatse kugushira ahantu izitegura inzira igategura inzira igakura umuntu ahantu wagoye haremereye abantu barabaye ruhebwa iba ngutekereza wari umunyedini ariko madame na mama wawe babonye uhindukiye uburyo bishimiye urwo rugendo uburyo bishimiye iyo ntambwe uburyo banezererewe iyo ntambwe niyo kwereka ko nubwo wasengagaho muri Katolika hari ibintu wari ubuze warubuze noneho rero mushumba Imana iguheze umugisha reka rero tugikomeje none se wakiriye umwuka wera kandi numva nibitangaza by'Imana numva n'uburyo abarwayi bagiye bakira uri muri Katolika
kugira ngo uve muri katolike winjire mu baporo ubu uri uyu munsi wa none ukaba wahagarariye itorero uzanatubwira n'ubuhamya ubutaha uburyo watangiye aha hantu izeru ugatangira ku izeru itorero ukaba wubatse itorero ringana gutya nta kazi ufite nta financement nta mubayeri ufite uzaza kubitubwira abantu baze bamenya rero umuhamagaro uburyo uzutangira naho n'icyo uzo kugezaho ibyo ngibyo tuzabivugana ariko reka dusimbuke rero utwinjize mu kuva mu baporo mu kuva muri katolike winjira mu baporo byagenze gute byabaye gute byari bitewe n'iki yego none urabizi kuva 9/6 abantu batangiye kuza mu Rwanda yego cyo gendaza uraza nje naje ntinze nageze hano mu 2000 mu 2000 1999 yego ntageze njya muri katolike yego famille yego none twaje muri misa twavayo n'abamongozi twabanaga Kacyiru bati turarusha yego tukicara ahantu bati tumwikirahuri batangira kumpa cyakirahuri cyakirahuri gakiragaruka cyakirahuri wari wararetse ukirirugura mu minembo nta makuru nari mfite kandi ga nawe ntirengagize mushumba ibaga Primus Primus igiri iwacu ndiyahabaga yabaka kandi ukundi zisa neza Bibiliya gani kwizivuga ngo yihaye ibira ngo yitera ibishashe uzitonde kandi cyoroshega ko ndayihabwa na muongozi uwo twita muongozi twebwe ni nka pasteur wawe muri katolike twabanaga Kacyiru yego tukajyana muri Sainte Famille twagaruka saa 4 misa bizirangira saa 4 twicara Kacyiru ndajaye tukicarana bati nta kibazo tumwikirahuri bakampa ikirahuri tukanywa none ngasigara ngenda ntangira kumva yanyota iragaruka icyo umuntu yitoje icyambere nabonye kibaho kibi nimba ushaka guhunga icyaha uzahunga inshuti mbi intangiriro mbi y'icyaha ni inshuti mbi ngira ngo badukurikirana barumva intangiriro cyangwa se akayira kijira cyane kijira mu ngeso aho kazagahera ni mushuti ni bake cyane umuntu wo kwamahaguruka akamatangira gukora ikintu nta handi yakibonye aya ni bake ariko umuntu aza kwicaza kabaze ndaje bitwaye ukora icyo ushoboye ugakora gato kurwana ndibageze abidotoza gushangura muhunze ngo yakwise shaho kandi mutangana noneho yamutangira kumpa ikirahuri yanyotera garuka mva ku kirahuri ngera ku icupa ngera kuri abiri ndanywa ndasubira muri rwa buzima ndicara ariko ndaguciye mu ijambo ico gihe hari ikintu wumvaga kera capfuye namavuga ngo ndapfuye ndavuga ngo ibi bintu ndapfuye kandi kubera ko nari ngeze mu Rwanda nari ngifite amahame ya katolike yego kuva sinoje amaporo noje yo gute bikagenda gute cyambere madame yarataraza ako kantu kakambere imbogamizi singenda mu baporo kandi madame ataraza ntazi ko azabyemera nawe gari umukatolika konveki nadatabukwe n'amabukwe twari dukundana no kuvuga ngo namushakiye muri katolike n'umwana muri katolike kubera ko twubahaga cyane ndireka manze ndeke madame azaze ntazamusunika ngo tugende mu baporo kandi n'abaporo ntabemera cyane tiwabemeraga cyane ariko abaporo nabo mukabyana mwabaporo mwe nimureke turebe buryo abantu bazoza batwemera uzi dini rye arakomeye cyane bagira amahame barayubahiriza umuntu waje kunkura ku nzoga mukubwira aho ni Jonathan Pasteur Mudagiri Jonathan Mudagiri yabaga Kacyiru uba nyine ari muri Amerika asanga aho yanyuraga aje ku rusengero rwiwe niho nakundaga kwicara mpamwe izo mwakayoka ufata ikirahuri kimwe tuje gusenga ntaho ngiye nimba ushaka ko ngenda ngurira inzoga gusa ati ntibagweze icupa Pasteur Mudagiri wumve nkubwira ibintu abantu baza uko abantu baza ubwenge cyane Mudagira akambwira ntibagweze icupa ariko urarinywa nicaye hano urirangiza tujane gusenga tisawa kagira ko ndamuhenda uzi ko umuntu yampenze nka ngukirahuri namara kagira ku macupa nka inzoga
Mudagiri nawe atangira kumpenda aguhingureho ariko akoresha inzoga zoga arambwira ati fata urangura icupa tubona tugende rwose ariko ndagusaba ikindi kintu ningera hariya ndanywa itabi tumbuze ati rwose none se kandi warasuye no kunywa itabi bizabijana yambaye nkamuhanga bizabijana ninga umutwe n'amatwi baba we nama ntangira kandi namara kunywa inzoga gutya akamajana mu rusengero akavuga ijambo ry'Imana nicaye kandi akababwira ngo umuntu uvuga ari pastor ariyo umbwira nicara mu bakristo gutya ngo karanuka inzoga akamabwira ngo mureke nije wamuzanye mundekera umwana nije wamuzanye bagira ngo baramva bunda mwizoga ni pastor wayinguriye ni pastor wayinguriye none ko muramburize kamba nicara kugira ngo basakurize twasohoka nk'amatekera itabi bari uyu muntu uzana hano pastor ibintu zate mundekera umwana nije wamuzanye mutima wo guhamagara ivuga butumwa uko avuze ijambo ry'Imana ngatangira kumva twatuntu ya jambo ry'Imana nkabona nakoze amakosa tangira kwicuza batangira kwandika ijambo ry'Imana ngatangira kwicuza yego ngo buce umunsi umwe ntese ibi bintu zo kuzaza mw'inzoga kaja mu ikanisa ibi byo nukugira gute buce mudagira araza ndamwe ntimudagira inzoga ngiye zireka ariko ngati ntinya kumubwira ndamwe nti ko ndumva nshaka kureka inzoga undi wa kabiri kubwira umuntu wamfashe kureka inzoga umugore wanje arampenda ubwo yari yaje se umugore aza kuza yego ngo amari cyo gitwa twana umugore dutangira process yo kugira nshaka ko tuzaje mu maporo umugore arampenda uyu wanje niwe nyiri bayaza no kureka inzoga yego arambwira ati rero ntukongere kunywa inzoga mu kabare nzoza nkugurira icupa ndizane mu rugo uri nywere mu rugo ariko ndaryemeje uzandigura yavuga ngo arazana icupa kazanaye abiri ariko nkayanywera mu rugo abana banje batangira kuzazikunda inzoga bazikunda kubera ko bakamera ngo tutahe kare papa ngo arazana inzoga umugore nawe akiyaraje buri nijoro agatahana icupa ry'inzoga nkarinywa namara abana batangiye kurinywa none ubwo buke ndavuga nti abana bagiye kunywa inzoga ndwandira rwaga n'imitima ibiri ese ndeke kuzana inzoga mu rugo subira mu kabare komeze nzana inzoga abana bazinywe ko ntabima kuco mbaye ndya ndabwira umugore ko narese inzoga namareje zose rebo n'inzinyoye ndareka itabi nimara mubwira ko nariretse ejo namasanga nzazinywa nzaba mpemutse namavuga ngo reka nzireke ntamubwiye nimara ngerageze nk'icyumweru nama ndeka inzoga ndeka n'itabi ntamubwiye Goche none ngo ndamubwira nti ndukongera kuzana inzoga hano abana bari mu kuzimu none ugiye gusubiraga mu kabari ntoya sizongera gusubira mu kabari nimba nzazinywa hakiri kare ariko ntahe naho nahereye kureka inzoga uyu mugore ni wanshutse yagushutse neza ndazireka ndazivaho agukuraga mu bandi bantu agura mu bandi bantu ni wanishije mu nzu arambura ngo azangurira inzoga hari abantu bamwe bari abagabo bari abagore baza batera n'abagabo babo kugenda nukuri iyo umugore avuga ngo ashiragayo nkako nagiraga simba narazivuyemo ariko ndazikugurira ariko nzizane mu rugo ninjiraga mu nzu mbona ibyiza byo gusangira n'abana mbona ibyiza byo kwicara mu rugo nijoro ngo buce abona gasimpa byagenze gute nararetse waretse ntabi nararetse nuwo munsi nabiretse Imana ishimwe ngo marega namanira ngo marega mudagiri mbwira mudagiri naretse inzoga ntabi ngo nije gakumbatiza kera ibyo kuva muri katolike biratangiye namangira cyane namanira uburaga dirubuye namavuga ngo nisubiraga mu katolike nanone nsubireho kugira ngo nihunge reka nama nja muri katolike naho navuye yamaje kumbatiza kuva uwo munsi namba muporo ngo mvemo ndavuga ngo ibintu byose biranganya imbaraga ngiye gushaka icyo baze bita gusenga yego ayo makuru no yavuga ayo makuru tuzoyavuga tuzayavuga nama ninje icyo baze bita kuri gita mu masengero abantu baba badukurikirana ko umuzi kuri gita icyo ni ikinyamurenge kiremereye
ni nko kugenda ukabura. Iyo bavugaga ngo umuntu yararigise nukugenda ntibamenye iyo yagiye, ntibamenye n'amakuru yiwe, ntibamenye ikirari, ntibamenye naho babobariza kugeza igihe ararigita ngo yarigise. Kugirana amasezerano n'umugore arambwira ngo turavugana ngo igenzo zanje mu masengesho ikibazo kizasigara kiba mu rugo gikeneye umuntu w'umugabo ko ari ukemura aza kisimami yagikemure ngumeyo. Nanje igihe yagiye hakaba ikibazo gikomeye gishobora n'umugore nzoza nkisimami yagikemure ariko simuhamagara. Namanje mu masengesho ushaka Imana no amasengesho yiriya kwa kundi wavuze ndavuga ngo nzabona Imana ndagushaka ngo nkubone nimara ko kubona mbone kumenya Imana ndagushaka apana ifaranga ndashaka ngo mbone Imana ndayishaka uko nayibonye nabone n'ibindi birebire bikomeye. Imana ndayibona gutya ndayibona tangira kudiringa n'Imana. Haleluya. Kugeza uyu munsi Imana izibonwa, Imana izishakishwa, abanshakana umwete apana bazayifu, abanshakana umwete apana udusengesho k'ibitotsi by'inyoni. Amasengesho ugomba kuyasenga abantu bazasenga amara kavuga ngo nuko twari. Haleluya. Gusenga ushaka gusenga neza uzusenga ukavuga se ko ngiye nta gisubizo Imana ishimwe ukagera igihe ubona igisubizo ukagishaka. Soma Danieli Bibiliya iravuga ngo Danieli ngo yasenze yagiye muri archive ngo amara arareba ngo asanga hano zivuga ngo nyuma y'imyaka 70 ngo bazataha ngo agire gutya ngo arebe iminsi ngo abone irarenze atereka mbe nkusenga mbaza Imana ndebe uko ibintu bigenda. Arasenga ntiyabona igisubizo, arasenga Bibiliya ikavuga ngo umutima ngo nubwo ari mwiza ngo ni nyama uzasome Bibiliya ngo yari amasaha yawe yarageze igihe cyawo ariko ntiyabyitaho aje gusenga gato icyo gihe ibyo umutsima n'inyama bihari ngo abaze Imana niki cyabaye kugira ngo iki gihe kirenge yamagira ko arasenga buri gisubizo ararara aririrwa iminsi 21 iragoga. Haleluya. Yabuze igisubizo Imana ihabwa icubahiro. Igihe marayika yaje aramwigonga ati mugaragu w'Imana umbabarire kuva wa munsi ugitangira gusenga amasengesho yarumvizwa ariko kugira ngo igisubizo kigaruke umwami w'Uperesi afunga ikirere. Nukuvuga ngo amasengesho ashaka kumva ariko kugira ngo agaruke asaba nyembaraga. Arakantu kwese sinkavuze singiye kukavuga sanze ko gutaha kandi bari kubasenga ngo basubire mu gihugu. Abanza aje kureba icyo Imana yavuze, arabanza asoma ibitabo nigute byana amenya ko cyageze kandi ngo amaraje mu masengesho yeme gutaha dusubire muri archive turebe amasezerano niturangiza twinjira amasengesho. Ariko isengesho niryo ryashuye abantu. Daniel ngo akubita ibyumweru bingahe bitatu iminsi 21 kandi yege yagira ngo arabaza gato niki cyaba asanga amasezerano yararenze. Gutaha ni ngombwa kandi kubaza Imana ese niki gihe niye mpamvu iminsi niba yararenze nimba itaranarenga rero abantu ndibyo konga bagasenga akavuga ngo Imana ngo ubabari ibyaha by'Abanyesirayeli ngo bimbareho ibyaha by'Abanyesirayeli bakoze kandi akabona ni ku mutima w'umeze none ngo uzi trick yakoresheje uvana ibyaha by'Abanyesirayeli bituma dataha ubimbareho nimaraga Imana nimubabarira nibamara bataha ariko ijambo ry'Imana ritanga inzira mu buryo bwose. Haleluya. Imana ihabwa icubahiro. Tujya kugana ku musozo mushumba kuko tuzabigarukaho wadufashije gato kugira ngo dusigire abantu amatsiko y'uburyo winjiye mu muhamagaro w'ubushumba, ariko ntubivuge cyane iba ngo twinjiza gusa nyuma urakiriwe ubaye umukristo hanyuma wavuze ko uri umushumba mu itorero rya Foursquare ariko numvise atariho wakirijwe ube nko kwega gato utwinjize aho muri Foursquare nurangiza uzaza kutubwira rero umuhamagaro wo kuba umushumba muri Foursquare. Ntutubwire none iby'ubushumba oya tubwire uburyo winjiye muri Foursquare. Muri Glory ni nakirijwe yego sengero gitwa Glory cyane yego biba ngombwa ko kubw'impamvu zabo dutekereza kuja gutangira umurimo tudafite izina tujigacuriro
yego ngewe n'umupasiteri ubu nyine witwa Alexis Rumanura Sebihimba yego tujyana n'undi mupasiteri witwa Dani yego Bigirimana twabaga muri Glory yego hari impamvu zari zabaye zigoye muri Glory yego turavuga reka tuje gutangira umurimo w'Imana tuje Gacuriro mu cyumba cy'amasengesho dutangire umurimo w'Imana ntazina tutazi ngo dutangire kanisa hari nkaryari hari muri 2005 nuko tutazi aho tugiye turavuga ngo dutangire gusa tuzarebe uko tuzabimenya ngo buke nibwo twaje kumenya ko Foursquare ibaho tuza kwiconnecta na Foursquare Bishop aza kutureba gwashikara tubona asanga turahari asanga ndetse turabantu nka 30 ni tutari tutakize benshi kuruta kimirongo azana n'umundi mupasiteri w'umusiyoneri witwa Roger yego gwashike baradusanga bati guhera none turabakiriye mubaye Foursquare no umunsi twatangiye Foursquare aho mu Gacuriro tugera igihe tugura n'ikibanza naho twatangiriye mwebwe murakigura Foursquare irakigurira aho ngaho ngo mare murahubakaga turahubatse turaguma turakodesha tuzarubaka turahatura iminsi ngo buke ngewe haza kuva umuhamagaro niwo nyiri bwite navuga wanjye wihariye Imana ngira iminsi kubwira ngira umwaka haba programme y'umwaka wose yo gusenga ngasenga kuva kwa 4 kugera ku cyumweru niyirije kiriza kuva kwa 4 kuwa 5 kagera ku cyumweru tarya ntanywa amezi 12 umwaka wose haba kuwa 4 kava mu rugo kaja ku rusengero haba kundi wa 4 kava mu rugo kaja hantu gusenga haba kuwa 4 kava mu rugo kaja mu ivuga mutumwa umwaka urashira ndi icyifuzo niki nabwiraga Imana ngo ndashaka kumenya icyo ushaka gukora ndashaka kumenya icyo ushaka koko n'iryo sengesho nabwiraga cyonyine ndashaka gukora iki bizarangirira aha ni mbwira icyo ushaka gukora sinkizi nubwo twaratangiye kanza sinkizi kimbwira umwaka ngushire Imana irambura ngo genda ugira amasengesho y'imisi 21 ariko ndakubwira ukuntu naje gutsindwa gasi ikibazo ariko utarya utangwa imisi 21 ndagenda ngira imisi 18 ku mugabo witwa Filipo aba hano Masaka jamu wiwe mu gitondo nkangukira uri cy'amazi ku manywa nkangukira cy'amazi njoro nkangukira uri cy'amazi ngira imisi 18 ngo muri ayo masengesho Imana irambira ngo guhera none ngiye kukugira umushumba ngiye kukuvana hariya ngiye kukohereza uzakora ivuga uzatangira umurimo wumvise aho hari muri 2010 wavyumvise ngiye kukohereza ngiye kugutuma aho uzankorera umurimo kandi aho nzakohereza nzahakubakira kanisa ariko ntiyambira hariho yego ntiyambira uko bimeze ngo mare n'uwo munsi nasoza amasengesho ndarindira imyaka inirashira Imana ikazimikambira gutyo namadindira se Mana cya kintu wambwiye niki ni hehe ni hano kuko twari dufite ikibanza Gacuriro je nkamva nuva ni Gacuriro ngo buce umunsi umwe ndahaguruka nibwo naje Kabuga niwo munsi natangiye ayo gasi navuze ayo ntuyavuze urakoze cyane Imana ibaheze umugisha ngira ngo tugana ku musozo turacafitanye nawe ikiganiro gikomeye azatubwira uburyo yatangiye uwo murimo ukumuhaye mubona aho twicaye mu ikanisa twicaye mu ikanisa ashumbye azoza kutubwira ayo makuru naho rigeze n'intambara yahuye nazo kuko n'umurimo baza bakunda guseka umuntu haba nawe uzugera igihe ukavuga ko wibeshe ikindi tuzasubira kuganira nawe aracatubwira ibitangaza by'Imana uburyo Imana yagiye ikora ibitangaza
kugeza n'uyu munsi wa none abantu bagitekereza ngo Imana ntigikora, ngo tuza tuvuga ngo Imana yakera. Oya, n'ubu iracakora, iracahindura amateka, iracakiza imibiri n'imitima. Ndizera ko tuzaza kubigarukaho. Mushumba, tugiye gusoza, ariko uko dusoza sinzi mu biganiro twakoranye inama waha abantu bivanye ku byo twaganiriye ku bijyanye n'umuhamagaro, inama ngufi waha abantu bagiye kudukurikirana kugira ngo nanone tuze gusoza usenga. Ndabizi ko ukunda gusenga Imana, uri umukozi w'Imana, usenga Imana, turaziranye, ntitugiye gukabya, ariko kandi hari abantu bagiye kudukurikirana benshi bafite ibyifuzo bitandukanye, kandi Imana izikiza bihereye mu kumva. Uwo murwayi yabumvise ari umusazi, agera igihe afunguka amatwi arakira. Umuntu uzakurikirana iki kiganiro akagikurikirana, Imana izamukingura amatwi, nituza abashe kumva. Nitugera kuri iri sengesho ugiye gusenga, Imana izavugurure, imuhindurire ibintu, bazagaruke batubwire ubuhamya, bazatwandikira bakize, batubwire ibyabafashije n'uburyo basubijwe. Rero mu magambo inama wakoze cyane. Asante sana Mushumba, wagize neza kunakira, ndagushimiye. Yego. Ariko hari inama ashaka gutanga. Yego. Cyane ndaziha abantu bakiri batangiye kwinjira mu muhamagaro. Yego. Nibo mbwira cyane. Yego. Imana kugukurira ikakwinjiza mu kibanza cyayo ibitarakugeza ku muhamagaro. Yego. Kugira ngo kugeze ku muhamagaro bisaba kwemera uburezi. Kwemera kurerwa. Icyo ni kimwe. Cya kabiri. Yego. Ugomba gusenga. Hari kosa rihari ntekereza ko twebwe turabashumba duhura naco. Umuntu atangira kwakira imbaraga z'umwuka wera zitangiye kumushakisha. None umwuka wera navuga ko ari iki? Ni ikintu kigushakisha. Ni network igushakisha muri connect n'Imana. Kandi icyo gihe nawe wumva kuko biryoshe, kuko wageze mu kindi kintu utaruzi. Yego. None umuntu yasitibukamo kera akabahagurutsa ajya gushaka impano. Ngo Imana ni mu impano runaka. Hari ahantu ugomba kubanza kugera, ukabanza ukaba connected n'Imana. Wamara kuyibona, Imana nizi kwihera impano. Tuzuja kuzisaba. Tuzuja kusaba gute? Usaba ngo uzigire gute? Icya kabiri, icya gatatu. Hari principe nziza kugeza ku muhamagaro, kandi ukazava nk'umuntu w'umugabo. Ugomba kuba ushaka imbaraga z'Imana n'ubwiza bw'Imana bukugereho. Iyo bwakumurikiye bukugeza kure, bugusobanurira ibintu byinshi. Ariko turi mu gusimbuka. Umuntu yatangira kunezerwa gutya, ntazi nimba ibyo yavuze ari byo, nimba ari amarangamutima. Ngo Imana irambwiye. Ese we wabajije neza ko ari Imana yakubwiye? Ufite ibihamya bifatika? Ariko kugira ngo uvuge neza kuri intumwa y'Imana cyangwa Imana yagutumye, banza utinye bujya butumwa, banza uje kubaza ngo ese nukubaza bahanura. Ufite uwo wobaza umushumba ukamate se ibintu ni mukubona, ibintu ni mukumva muri nge, ibi nibyo mushumba. Ariko twese turi umuntu mukubona, umuntu adarakizwa mugahora ku gatuti, uwo munsi ukamusanga gatuti kera ngo agiye guhanura, ngo mureke mbabwire ko Imana ivuze. Kandi neza wewe mushumba wiwe nta wundi munsi n'umwe uramwumva cyangwa aje kukugisha inama. Yego, reka mvuge ko wenda atoza kutugisha inama nimba atemera uwo mushumba wiwe, ariko hari abajanama wogisha inama ko batse ibyo nzamona. Namwe mwana bibonye nukubaza bahanura, nukubaza berekwa, ariko ugapfa guhaguruka ugaterura ikintu ukagikubitaho. Ndashaka kubagira inama ngo nimba ushaka kugira ngo ukorere Imana, banza wemera umuhamagaro wakurerwa. Yego. Imana iguheze umugisha, ngira ngo nico gikomeye, nico kinini. Ibyo guhamagarwa yabivuze n'ubuhamya bw'umuntu, twese dufite uko twagiye duhamagarwa. Ariko rero atubwiye ngo nuza kugera mu muhamagaro uwo ari wo wose, nimba ari ubuhanuzi hariho ababanje guhanura, hari n'ababyize. Niba ari ukuvuga ubutumwa hariho abakubanjirije boguha inama. Niba ari ukwerekwa, nanone mwibuke ko Bibiliya ivuga ngo ntitwanga ubuhanuzi ngo ariko bugenzurwe. Ibyo byose atubwiye ko ari ukwemera kugira gute kurerwa, kandi Bibiliya iratwemerera
kurerwa Bibiliya irabyemera. Bavandimwe bene data, kugira ngo dukore ibintu bisukuye bisa neza, bishimwa n'Imana, bishimwa n'abantu, nimureke turerwe. N'umwana wavutse iyo atawe ku gasi ntarerwe agira amakura mabi, agira amateka mabi, ariko iyo umwana yabonye abamurera agera ku bintu byiza, kandi aba n'umuntu mwiza, kandi asa neza akanakora neza. Imana ibaheze umugisha, Imana iguha umugisha kubwo kutwitaba, kandi turitega ko n'ubutaha nitubatumira muzatwitaba. Reka rero nanone hari hadukurikiranye abantu batari bake bifuza amasengesho, tubasengere. Imana igira icyo ikora, ari ubwo muhamagaro, ari ibindi ibyo ari byo byose, Imana ibakoreho, ibahindura ayo mateka, nabo bazagaruke bashima Imana bavuga imirimo yayo. Karibu rero kudufasha gusenga. Uwiteka Mana nziza, Mana data wa twese uri mu izina ryawe Yesu Kristo, icyubahiro ubwami n'ubutware bikugarukire. Tugiye twumva ibintu bikomeye bitangaje, abagaragu bawe iyo bagenda batanga ubuhamya. Uyu mugoroba haleluya, kugira ngo dukundane, kubona mundi muntu Imana ukamubona mu ijuru. Amen, haleluya. Mugenzi wawe akakubera ibyishimo, nawe ukamubera ibyishimo. Dusengeye aba bantu bose bagiye kudukurikirana. Amen, haleluya, umuhereza umwuka haleluya, mu izina rya Yesu Kristo. Aya magambo yose twavuze ashingiye ku ijambo ry'Imana, umuhamagaro w'Imana, gusenga kurahindura. Mwuka wera aza tuvugurura, tukaba abandi bantu, abadutinyaga bakatwegera, abantu bafite imitwaro, ibyifuzo bitandukanye, abafite indwara zananiranye, abafite indwara zibaremereye, ikiganza cyiza cy'Imana, kugira neza kw'Imana, abafite indwara zananiye abaganga. Tuleme kitalash iki kiganiro mwana, aya matwi yumva ineza y'Imana ibasange, ibakoreho mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Yongera igira ubuzima. Muririmbyi aririmbe ngo hakuna jina lingine tulilopewa chini ya mbingu lisipokuwa jina la Yesu, jina njema, jina nzuri. Haleluya, jina lenye nguvu na uwezo na mamlaka. Tunakemea, tunaharibu mipango yote ya shetani katika jina la Yesu. Yesu mwenye nguvu. Haleluya, abantu babone kugira neza kw'Imana, basimbagurike bagushe. Asante Mana kuko uyu munsi waduhaye mwiza, turagushimiye mwa wo kugira ikiganiro Mana, kubera umugisha umugaragu wawe, kandi umugirire neza. Umugisha Mana ibyifuzo bitandukanye, umugisha Mana iyi studio, ubakoreho, umugisha Mana abakozi b'Imana, kugira ngo bagire benshi akamaro. Imana ihabwe. Urakoze data kuko uri umwami, mu izina rya Yesu, amen. Amen. Imana ibaheze umugisha, mugire ibihe byiza, naho ubutaha turabategereje. Murakoze.